Okay, nuko nababwiraga rero iyi ni wa mwanya w'ijambo nyamukuru nayo nababikiye nababaza akabazo ese mufitiye amatsiko iri jambo cyane nuko nababwiye rero ni umwanya wo kugira ngo ngaragaze inshuti yanjye nta yindi ni inkoramutima yanjye Fabiola. Escrava antes dele. Geralmente cresce a zero. Mentira, isso é incrível. mbona utuje cyane ariko ni ibisanzwe ntuzi se ko nza gutuza oya ndabona naje kumubaye ndamubwira akabona abaza akabaza iyi nzu mu by'ukuri njyewe narimo nimbaza harya wambwiye ngo niba wakoze nimwiyubakira iya nisanga muri iyo nzu buriya twashakanye isanga iyi nari nyine ntabwo nansi ko umukire bigeze aha ngaha ngeze hano nkikubita amaso iyi nzu
ndumva ko ariyo waguze muri ya mafaranga twagurishije ya nzu yacu. Rikada y'amafaranga ndacyafite ari kuri konti. Bishoboka. Guhita dukora muri bizinesi none tugiye kuyakora. Niba ushaka tuyakoresha ndayafite. Hanyuma se ubona uri utananiwe. Kujya aho kureka gusa. Nakweretse hano muri salo ibintu byose. No mu byumba nawe turyama. Urakora iki aho ngaho? Kutambwira urakora iki? Bashaka iki? Uhereza iki? Amazi yo kunywa. Saka nyakuza. Akira. Akira amazi. On va pas traiter ça. Kufunguza. Babandi bagenda nyine babakene. Mubwira ze nta kibazo. Ni umumama n'umupapa? Aya ni umumama. Ni umumama. Mubwira ze hari isukari ari n'umuceri umuntu yamuha. Abantu nk'abari baba bafite ibibazo ntukajya wanga kubafungura ibyo bareka biri. Ubwo ngwino winjire. Ariko nari nk'umufuka utaraza urukundo. Oya ndihagurutse nta kibazo. Nta kibazo ndihagurutse. Okay, ubwo ngwino winjire. Ambasaderi wa muntu uvuye yaje. Reka muzanire ndaho. Sawa murakoze.
Kara, enda ukuraho ibi bintu. Imbere muri make byagenze bite? Mbabarira mbize ukuri mama, ko ndeba umeze gutyo papa bameze ati byagenze bite? Mbabarira musobanurire. Fabiola mwana wanjye, papa wawe yavuye mu rugo ambwiye ko agiye isafari. Noneho ubwo sinigeze nongera kumenya amakuru yo mu by'ukuri. Kuva papa wawe yagiye isafari urabizi ko ari ku kazi yakoraga, kandi nanjye urabizi ko nta kazi nagiraga. Ubwo ngubwo papa wawe telefone yayikuyeho, ubwo hashira igihe kirekire inzu bayinturamo kubera credit papa yasize afite. Mbese ubu ngubu nibwo buzima ubona ndimo, ku buryo ubu nsigaye ndara n'aho ngeze. Ahubwo ngiriye vuba nahita ngenda ngashaka aho ndara. Sibyo nuko byagenze. Ese tuzabibwirwa n'iki niba kiri na muzima nibura? Mba binshanze pe. Karibu. Fabio? Iri. Nonese Fabio. Bite? Banze ibintu bitindeho. Urabizi ibintu ubuzima bw'isi bigenda bihindagurika. Uko mbona nanjye niko mbibona. Yewe reka ngenda Nta kibazo uretse Fabio, tubigeze gute? Musore mutugire bite? Nukumvuza nyine akagenda. No sheri oya. Oya. Niwagira ngo bigende bite? Oya sheri, ntabwo twagira nabi ngo nuko umuntu atugiriye nabi. Nawe uragira ngo bigende bite? No, reka tumufashe. Tumwiteho. Umuntu wizwe umubyeyi aba yenze Fabiola. Mutoni aze hano mu nzu kwa Manzi na Fabiola. Ariko Manzi, koko wibagije ibintu ibintu yankoreraga. Uhera nyine muto kugeza ryari? No sheri, byirengagize please baby, byirengagize. Nakwinginze byirengagize. Sheri ntabwo Nta mpamvu yo kwitura inama wayivugiriye. Uze tuzabona umugisha w'Imana yagenze gute, reka tumufashe mu gihe Imana iduhaye ubushobozi. Please. Fabiola byemere please. No, byemere ndakwinginze sheri. Byemere. Sheri ndakoze ku kawe ariko. Yes.
turamushyira. ntugire ikibazo tube tumucumbikiyeho gatoya kugira ngo tube tumushakira ahantu azaba sibyo sheri hasi urapfa kwinjira mu nzu uko wiboneye wowe no muri tuwarete hagira amategeko hano ndi iwawe Grace ngo urimo urasobanura iki hano aha ni iwanjye njye ndavuze ngo hano ni iwanjye iwawe hano ugomba kubanza ukamenya nawe urimo kwinjira hano ngo hano ntabwo ari iwawe ni iwanjye urugo mu rwanjye wowe n'ibiki Grace uyu muntu wawe ahubwo se bishoboka Grace ndashaka gusobanura uyu muntu aragenzwa n'ikimurizi ni ukuri ntabwo muzi Grace sheri umva ahubwo mubaze njye ntabwo muzi ariko uri igicyaro muri inzu wowe Grace uyu ni umugore wanjye urashaka iki ahubwo tukuyobore wayobye Grace ngo munyobore tukuyobore nyine si uruboheye sheri njye ntabwo mbyumva nizere ko aho winjiriye wahabonye sohoka umva wa mugabo sinsaba nta nubwo nayobye Grace ndashaka amafaranga yawe ngiki amafaranga sheri banza ubwire mugabo mufitiye amafaranga twumvikana wa mugabo aho winjiriye wahabonye nakubwiye ngo sohoka mvira mu nzu sohoka mvira mu nzu genda singushaka kirukane mvira mu nzu amafaranga yanjye Grace uragenda rwose umva Grace amafaranga yanjye genda wavuze ngo mvira mu nzu genda ntabwo bishoboka oh mana yanjye Fabiola naramwirukanye inzu narayigurishije amafaranga yanjye barayasigaye Grace we imyinshi umureba mbaye wande ku mana yanjye mbega si
kundeba nsigaye ndi umushomeri bamuteye ubwoba ndashaka akazi ahangaha ni ubuzima bwaranze nabuze akazi ahangaha akazi karariko karabona nanyise ntabwo guhanagura inkweto ariko habaho mwana ariko amafaranga akaboneka yo kubaho ntabwo ama gahunda ngewe nzaze ngatangire kuko ndakennye reba n'icyo kurigiye Halo, mwiriwe Manzi. Ushobora kuza ku kazi none byihutirwa kubera ko hari akazi kagutegereje. Ubu nona. Yangana uze hari akazi kagutegereje kandi niwe kareba. Okay, reka ngerageze. Sawa. Manzi. Kwesha uko nshoboye kose. Shukana n'umugore we. Nizi mitwe. Ndayishyira hera. Sonduye kari gutinda. Tuza ariko ndakubwira iby'akazi. Akazi? Ni ibidasanzwe se tudasanzwe dukora? Akazi gasanzwe Manzi tuza. Uzi uvuga akazi. Bavati se nayambaye nabi. Ayambaye neza. None se. Manzi. No? Ikibazo ni ikihe? Nta kibazo mfite. Sinakubwiye ko nzakubwira se. Ntacyo bazi. Manzi, please, Manzi. Akazi karahari n'ubundi akazi. Nko kwereka. Please. N'ubundi akazi Manzi karahari. Please. Manzi. Ndagukunda n'ukuri. No. Please. Nta mahirwe yo kugusoma basi rimwe gusoma. No. Ndagitsinze tu. Ndagitsinze tu. Manzi.
ntamwegukana tu ntizere ko ibingi byo bizacamo. kubeshya ubwa mbere ubuzima nuko ndeba gutya ntabwo nabyigeze ubu ndeba nigeze amafaranga ntabwo nari meze